musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Ayo masaha yose yababwiraga ngo musenge yabaga ari nijoro, kuko yaraje arababwira ati murananiwe. Amasengesho agira imbaraga naya nijoro, ariko ku muntu amasengesho y'imbaraga naturuka mu gukiranuka k'umuntu wayasenze. Ariko ku bantu ijwi ritambuka nijoro kuko haba hatuje. Isengesho ryo gukiranuka rikora, bisobanura ngo isengesho aho riba hose riyoborwa no gukiranuka. Hari aho ugera ugiye gusenga wahagarara bati pu nta muntu usenga Imana ahagaze imbere yayo kwa nagasuzuguro. Banza upfukame ubone usenge. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ariko rivuga. Nzitorero rimwe usenga uhagaze bakagucecekesha bati pfukama. None se imisengero gushaza kuvuga ni ati abantu bose bagomba gusenga bubashye Imana bapfukame. Niba usenga udapfukamye, ndakubwira none se ko hari ahantu birigenda igaragaza henshi abantu bagiye basenga muri butandukanye butari gupfukama, bahagaze baryamye bicaye. None se nk'abo bantu urababwira iki? Abo bantu bari mu buyobi, bumva ko pozisiyo y'umubiri w'umuntu ariyo yonyine yaguhesha kugera ku Mana. Ntabwo bazi uko abantu baganira n'Imana, ntabwo babizi. Yabona he kugira umuntu uzakubuza gusenga ngo nuko udapfukamye, kuko ahantu hose ntihapfukamwa. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ingami tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Ndagusuhuje nshuti mukunzi wa Gusenga everyday udukurikirana buri munsi. Imana igumugisha cyane kubwo umwanya ufata ukurikira ibi biganiro tugenda tukugezaho. Turakwizeza kutazagutenguha kuko tugufitiye byinshi, tugufitiye ubutumwa bwinshi, kandi turifuza ko hatazajya no murimbuka. Rero turabashimira mwese abakunzi bacu, turashimira abanyarwanda mwese mudukurikira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turashimira abarundi mwese, Imana ibahumugisha cyane. Abarundi kazi, abashinga nahe, mugubwe neza cyane aho muri, kandi Imana ibahe umugisha mu byo mukora. Turashimira abakongomani mwumva muri Kinyarwanda. Turashimira abantu mwese bari Uganda, abanyarwanda mudukurikira, diaspora ziri mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Turashimira abandi mwese tunabasuhuza kandi muri ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika ndetse no muri Oceania. Mwese mufata umwanya mukurikira ubutumwa butambuka kuri Gusenga everyday. Imana ibaha umugisha, kandi tuzakomeza gusenga kuko gusenga ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese. Abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa, ariko abana b'Imana tugomba guhora mu bihe byo gusenga. Dusenga buri munsi, dusenga everyday. Twakiriye pastor wacu nkuko dusanzwe kugira ngo asuhuza abadukurikiye, hanyuma dusenge twinje mu kiganiro cyacu. Turabasuhuza mu izina rya Yesu. Muraho neza abatugana kuri channel yacu ya Gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Pase mudusengere kugira ngo dutange ikiganiro. Mana turagushimiye, turi imbere yawe muri aka kanya. Tugiye kuganira amagambo yawe, kandi ni isezerano ryawe nk'uko Yesu Kristo yabwiye abayuda bari bamwizeye ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Turashaka kwamamaza ishimwe ryawe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose, bashe kubatura abantu bagendera ku mihango, abantu bagendera ku bitanditswe mu byanditswe byera bahumetse, kugira ngo barusheho kugaruka bagire mu nzira y'ijambo ryawe. Mana ishobora byose, bibagereho ku isi yose kuko ufite ubushobozi kandi urabishoboye, mu izina rya Yesu, amena. Ya pase, Imana igumisha cyane. Reka mbwira abadukurikiye ko ugiye kweba ikiganiro. Amazina yanjye nitwa Jalik Ikingeneye. Imana ibahe umugisha. Reka twakire paseri hanyuma atuganirize. Pase, uyu munsi mwaduteguriye iki? Turaganira ku masengesho. Amasengesho ni icyigisho twari tugeze hagati, twari tugeze ku ngingo, turangije ingingo ya 8. Twari tugeze ku ngingo ya 8 ku cigisho cyitwa amasengesho. Ubu tugeze ku ngingo ya 9 rero yitwa ibihe byo gusenga. Ingingo ya 10 imyifatire mu masengesho. Twavuze ku ngingo ya mbere, twabasobanuye Imana dusenga ibahe, turasenga dutitiriza. Ingingo ya 2 twavuze ukuntu ibisubizo iyo bivuye ku Mana bitugeraho. Ingingo ya 3 twavuze imikoranire y'amasengesho n'impano. Ingingo ya 4 twavuze akamaro k'amasengesho yo kwiyiriza ubusa.
ingingo ya gatanu twavuze inzitizi zishobora kuza mu masengesho. Ingingo ya gatandatu twaganiriye ku bwoko bw'amasengesho. Ingingo ya karindwi twaganiriye ku mbaraga z'amasengesho. Ingingo ya munane twaganiriye ku cerekezo c'amasengesho. Ingingo ya 9 rero tugeze ku bihe byo gusenga. Ingingo ya 10 turasoza ku myifatire. Ibihe byo gusenga rero abantu benshi baje babijaho impaka, bamwe bakavuga bati oya amasengesho ya kumanywa niyo yemewe, abandi bata amasengesho ya nijoro niyo mazima, abandi mu gitondo, abandi saa 6 hagati niho netiwake icamo. Ariko ibyanditswe byera ntabwo bivuga ko hari amasengesho yarusha andi mbaraga bitewe n'ibihe. Nubwo abasengaga ni ku bantu ku ruhari rw'Imana nta tandukaniro ry'ibihe. Ku ruhari rw'Imana wasenga saa 6, wasenga nimugoroba, icy'ingenzi ni uko waba ukiranuka. Ariko turebye muri Luka ibice 6:12 turasanga amasengesho kenshi yakozwe yakunda gukorwa nijoro. Luka 6:12 aravuga ngo nuko muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa. Nukuvuga ngo yakoze amasengesho mu ijoro ryose, arasenga. Turebye n'imbaraga z'amasengesho mu rwandiko mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 25 batubwira uko Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe i Filipi. Hari nijoro mu gicuku, ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gicuku barasenga, maze imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Byanditswe hara mu byakozwe n'intumwa ibice 16 23 aravuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, abakomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasengaga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota, nuko agiye kwiyahura. Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hamwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo habaye mu gicuku. Biragaragara ko amasengesho ya nijoro, nubwo amasengesho yose yemeye ku Mana nta kibazo, ariko ku muntu usenga netiwake nuvuga ngo itumanaho riba ryiza iyo asenga nijoro, kuko amajwi yo mu kirere aba ari make, ibintu byose biba byashetsetse, nawe yumva ari mu mutuzo. Si ukuvuga ko ari itegeko ngo tujye turasenga nijoro, ariko ibihe byiza umuntu yagira inama ku mwana w'umuntu nuko yaje afata amasengesho y'ibihe akayasenga nijoro, kuko na Yesu nabikoze. Hariya muri Matayo 26 turutse ku murongo wa 36 kugeza kuri 46 haravuga hati, Yesu yabwiraga abigishwa avango mube muretse nigire hirya nsenge. Yaje kugaruka agasanga barananiwe, rimwe na rimwe akababwira ati ntabwo mushobora kwihangana n'isaha imwe ngo musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Ayo masaha yose yababwiraga ngo musenge yabaga ari nijoro, kuko yaraje arababwira ati murananiwe, mwongere mukanguke musenge, kuko hari igihe yagarutse asanga bose basinziriye. Ariko arabakangura arababwira ati ntabwo mushobora kwihangana n'isaha imwe. Amasengesho agira imbaraga naya nijoro, ariko ku muntu, ntabwo ari ku Mana. Imana amasengesho yose ni kimwe,
amasengesho y'imbaraga naturuka mu gukiranuka k'umuntu wayasenze, ariko ku bantu ijwi ritambuka nijoro kuko haba hatuje. Nizo mpamvu nsomye amagambo avuga ku bantu benshi bagize ibihe byiza byo gusenga ko babikoze nijoro. Ku bantu rero iyo amajwi ari make, ijwi riratambuka ntawe ubasakuriza, haba hakonje, hari akantu kitwa ka furesheri, noneho abantu bagahamagara Imana by'ukuri. Ntabwo Imana yakwita ku masengesho ngo nuko yakozwe nijoro udakiranuka, ariko ijoro rituma umuntu abohoka, hari umutuzo, ijwi rigatambuka mu kirere, amajwi y'inyoni n'indege kenshi bidahari, n'amajwi y'abantu yacecetse, niho umuntu yumva netiwaki itambutse neza. Ariko amasengesho yose igihe cyose yaba akorewe yavuye mu mutima ukiranuka ni kimwe aremewe. Hari abantu rero bavuga bati gusenga mu gitondo nibyo byiza. Nabo nashaka kwigisha babwire ngo nta saha nziza yo gusenga, icyiza ni ugukiranuka k'umuntu. Byanditswe muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15 na 16, havuga ngo isengesho ryo gukiranuka rikora imirimo kandi rigakiza umurwayi. Bisobanura ngo isengesho aho riba hose riyoborwa no gukiranuka. Abantu bashobora gusenga bigana, abandi bagasenga mu magambo, ariko iyo badakiranuka, na Dawidi yabikomojeho hariya muri Zaburi ya 66 umurongo wa 18, aravuga ngo iyo nibwira ibyo gukiranirwa mu mutima wanje ntabwo Uwiteka aba yaranyumviye. Ubwo ni ukuvuga ngo gukiranuka gutegeka amasengesho, kandi amasengesho ni ingenzi mu murimo w'Imana. Ariko usenze nimugoroba arumvirwa, usenze nijoro mu gicuku arumvirwa, usenze mu gitondo arumvirwa, ariko rinda umutima wawe. Niba umutima wawe ukiranuka, igihe uzasengera cyose kizemerwa. Ariko ayo nakugira inama nk'umuntu nkanje Pastor Mpazibirego, nuko waje ufata ya nijoro kuko hari umutuzo, hari n'urusaku ruke. Ingingo ya 10 ni imyifatire. Hari aho ugera ugiye gusenga wahagarara bati pu nta muntu usenga Imana ahagaze imbere yayo kwa nagasuzuguro, banza upfukame ubone usenge. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ariko rivuga. Byatanze ingero z'abantu basenze batifashe kimwe. Urugero, Salomo mu ingoma ya 2 ibice 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 yarahagaze, n'iteraniro ryose ry'Abisirayeli rirahagarara, ararisengera, arihesha umugisha Imana irawemera, kandi yarahagaze n'iteraniro rihagaze. Hari urebye muri Luka 18 umurongo wa 9 kugeza 14, aho umukoresha w'ikoro n'umufarisayo bagiye gusenga, bose barahagaze. Ariko usomye ku murongo wa 13 Luka 18, haravuga ngo wa wundi watasha atsindishirizwe ari we wa mukoresha w'ikoro, ngo ahagarara hirya, ntiyatuza areba mu maso y'Uwiteka, ahubwo ahagarara hirya, yikoma mu gatuza, aravuga ati Mana mbabarira. Yarahagaze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ahagarara hirya. Imana iramwumvira. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 14 ngo ataha atsindishirijwe kandi yarahagaze. Elisa agiye gusengera umwana umushinemukazi. Byanditswe mu Bami ba 2 ibice 4 hari ku murongo waho 27 kugeza kuri 32, haravuga ngo yamurambarayeho amaso ku maso, umunwa ku munwa, amaboko ku maboko, kugeza ubwo ubushuhe bwaziye mu mwana wari wapfuye. Elisa ahagurutse arongera amusubira mu ryamo nk'uko yabigenjeje, urugingo ku rundi, urugingo rusa n'urundi ku rundi, ubushuhe buje kuri wa mwana. Umwana arahaguruka amuhereza nyina wa mushunemukazi ari muzima kandi yasenza aryamye. Ni ukuvuga ngo wahagarara Imana irakumva, wakunama Imana irakumva, wakwicara Imana irakumva, waryama Imana irakumva. Ariko siko bose babyumva. Nzi itorero rimwe usenga uhagaze bakagucecekesha batipfukama. Pasi uvuze gutyo mita unyibutsa cyane iryo toro ry'abagorozi. Yego. Nturetse guhamagarwa na bamwe bari hanze y'igihugu, baravuga ngo amatorero yose abantu bayarimo kujya mu ijuru bizabagora kubera ko batubahiriza ibirebana n'imisengere. None se imisengere gushaza kuvuga ni ati abantu bose bagomba gusenga bubashya Imana bapfukana.
niba usenga udapfukamye byarakurangiranye niba usenga udapfukamye rwose byarakurangiranye ntabwo ugomba kubaha Imana kuko Imana ni umuremyi w'ijuru n'isi ukajya imbere yayo ugapfukama ndamubwira none ko hari ahantu biri igenda igaragaza henshi abantu bagiye basenga mu buryo butandukanye butari gupfukama bahagaze baryamye bicaye unagiye no mu misengere ya Yesu arimo gusenga bya bihe bye byo kwitegura urupfu mu gashyaka k'Getsemane hari abo bavuga ngo yasenze yunamye hari abo bavuga ngo yarapfukamye hari abo bavuga ngo yigiriye imbere ho gatoya mbega ukumva baravuga ibintu bitandukanye aba banditse Bibiliya nka Matayo, Mariko, Luka na Yohana ariko ngo aravuga ati reka da ni ugupfukama niba udapfukamye nta communication hagati yawe n'Imana. None Pastor uravuze ati rero gusenga ni mu buryo bwinshi ahubwo yego none sibo nk'abo bantu urababwira iki? Abo bantu bari mu buyobi bumva ko pozisiyo y'umubiri w'umuntu ariyo yonyine yaguhesha kugera ku Mana. Ntabwo bazi uko abantu baganira n'Imana, ntabwo babizi. Uri muri bisi aganira n'Imana yicaye muri bisi. Icyo narakimubajije ndabwo none se gusenga wumva ko ari igihe cyose umuntu yagiye ahantu akira mu nzu agapfukama. None se ko hari igihe ushobora gusenga uri no mu modoka ugenda ugasenga uri mu nzu ugenda n'amaguru kuko wumva ufashwe no gusenga ngo biterwa na situation uhagazemo ngo ariko igihe cyose wiherereye ugomba gupfukama. None ubwo Pastor wowe ibyo urabyemeza? None se imodoka nigenda iminsi 2 ugomba gusenga. Aza anyina avuga ati ni situation uhagazemo ariko igihe uzaba uri mu rugo iwawe pfukama. None se abangaba basenze ko Imana yabumvise kw'ijambo ry'Imana rivuga ngo Salomo amaze gutanga umugisha ahagaze imbere y'iteraniro naryo ryose rihagaze. Imana ibahesha umugisha. Niryasenje amaze gusenga ate abazerekeza amaso hose kuri uru rusengero. No kuvuga ngo rero nabo n'ubuyobe bafite. No ubuyobe kuvuga ngo imyifatire y'umubiri w'umuntu ngo nibyo Imana ireba wagarama kandi imbere y'Imana iratureba uko turi kweze. Ariko pozisiyo Imana igenderaho kugira ngo isubize amasengesho ni umutima. Ni umutima. Nicyo cyonyine. Wahagarara upfa kuba wubasha Imana. Wapfukama upfa kuba wubasha Imana. Waryama upfa kuba wubasha Imana. Ireba umutima, uyu mutima unje urashaka iki ubundi witwaye uti imbere yanjye. Iko Imana kugira ngo isubize ibanza kureba urumva abo ngabo rero position bareba ni y'umubiri. Mbega Imana kuko nose ubundi wamugana Imana ni umwuka. Ngiyewe mfukamye ndi mu mubiri irareba umubiri cyangwa ireba umutima wanjye uko ugiye imbere ushaka. Kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo rinda umutima ye kurusha ibintu byose birindwa ni mu by'ubugingo bikomoka. Iby'ubugingo aho niho ubugingo buri. Imana ikorana n'umutima niho ubugingo buri. Kweri. Aha. Twakomeje rero. Niyo ntuza ya nyuma y'imyifatire mu masengesho. Ndagira inama bene data rero aho uri hose mu mahanga yose usenga uhagaze cyangwa upfukamye cyangwa uryamye cyangwa wicaye ariko weza umutima wawe. Imana izaza ije kuganira n'umutima wawe ntabwo izareba pozisiyo y'umubiri kuko gupfukama ntabwo abantu bose banabishoboye. Tuvuze ngo gupfukama no wese abatagira amaguru bazapfukamisha iki? Rero uzahagarare ukiranutse Imana izagusubiza. Uzicare ukiranuka Imana izagusubiza. Uzaryame ukiranutse Imana izagusubiza. Icy'ingenzi ni ugutunganya umutima wawe. Nibyo mbagira inama bene data. Nyabuna he kugira umuntu uzakubuza gusenga ngo nuko udapfukamye kuko ahantu hose ntihapfukamwa. Ariko mu bwoko bw'amasengesho nuko nyine abantu batabashije kugira amahirwe yo kumva icyigisho cyose. Hari amasengesho bita umwimerere, hari amasengesho bita ingwiririzi, hari amasengesho bita ibyiyumviro, hari amasengesho bita amasengesho yo mu ndimi. Amasengesho amwe rero aragutungura. Ntabwo igihe cyose waba uri gusenga waba bitegeye gupfukama kuko hose ntihapfukamwa. Ayo nayo ingwiririzi. Nuvuga ngo hari amasengesho y'umwimerere ari muri Bibiliya. Umwimerere ubwo nayahe? Ufata Zaburi ntugire icyo ukuramo ngo uhindure. Akaba ariyo usenga ukayimanuka yose. Ufashe Matayo 6:9 data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ntugire icyo uhindura. Niyo bitiriye muri theology ngo namasengesho y'umwimerere kuko utagira icyo uhinduye. Ariko amasengesho y'ingwiririzi ni yayandi usenga ugendeye ku itegeko ry'icyabaye. Bati ibyo kurya biraje rero ngaho tugiye gufata urugendo ngaho tugiye gukora ubukwe ngaho tugiye gutangira amateraniro ngaho ukavuga ibisa
n'ikigiye kuba. Niyo masengesho bita ingwiririzi, uvuza ibisa n'ikigiye kuba. N'amasengesho y'ibyiyumviro ni cyagihe ugeze mu utashobora kubumbura akanwa. Intwaro imbunda iri ku mutima, barakubwiye bati vuga irya nyuma, ntabwo waba ugishoboye kurivuga, ahubwo imbere mu mutima hasi uravuga uti akira ubugingo bwanje Mana, ariko ntuvuge, ubivugira imbere kandi Imana ikabyumva. Kuko na wa mugore wa Elikana, umugore wa Elikana Ana, yasengeraga mu mutima, rimwe bikamucika iminwa ikanyiganyiga. Muri Samweli ya mbere igice cya mbere ku murongo wa mbere kugera kwa 13, iminwa ikanyiganyiga, bamwe bakagira ngo yasinzihira, ariko ubwo mu mutima habaga hari kwatura. Ico isengesho ryo mu mutima rirumvikana, bita prière de méditation. Basa isengesho rirakaze, isengesho ryo gusenga bagutunze imuratiriro ryanyu mugiye kuvuga, ariko uravuga ni mu mutima gusa, ariko iyo irivuze bahumva ryumvikanyira. iyo pfo niho havuga. Wewe ushira igitekerezo cyo kuvuga ngo akira ubugingo bwanje, akira ubugingo, bivuze nyakubivuga koko, akira ubugingo, uvuga uti bungiye kugwasi birangiye, birarangiye. Icyo gihe uvugira imbere, ntavuga ngo Mana utazi ko bararasa mu kwaha cyangwa bararasa mu mutima cyangwa mu mutwe, ntubuza hariho, ahubwo mu mutima niho havuga ati akira. Uravuga uti wenda nimvuga ngo Mana bararasa mu kanwa, kuko iri ku deja icyo gihe uvugira imbere mu nda, bikemerwa. Hari benshi babikoze, izo mpamvu meditation iremewe, ukavugira imbere. Nuvuga ngo hano hari urusaku, si ngombwa ngo uvuge ijwi risohoke kugira ngo Imana yemere, oya. Ubwo bwoko bw'amasengesho burahari. Nare amasengesho ya kane yo mu ndimi, kubera Imana izi umugambi wayo kuri twe, hari igihe uja guhaguruka warangije gukora gahunda y'irari, noneho kuko Imana igukunda ikagucecekesa, ikagushira gusenga mu ndimi kugira ngo uhuze n'umugambi wayo. Ubu ni mu ndimi zimeze ziteze umwuka wera cyangwa indimi z'ibihugu. Hari ugusenga mu ndimi, hakaba no kuvuga indimi. Biratandukanye. Kuvuga indimi ni message bivuye ku Mana kugira ngo ubwire iteraniro hagire usobanura. Ariko gusenga mu ndimi, ijambo ry'Imana rivuga ngo uziyungura wewe ubwawe, nivuga ngo hari communication Imana izarema hagati yawe nawe, ariko ikakwereka ubushake bwayo. Ubwo ni indimi z'umwuka wera, ni iz'umwuka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko tutazi uko dusenga, ngo ariko Imana izi iki dushakaho, mbo iradufasha mu ntege nke zacu, noneho tugasenga nk'uko ishaka. Imana yacu dusange rero, mwumve ubwoko bw'amasengesho. Ariko icyo twaganiriye uyu munsi ni ibihe byo gusenga na pozisiyo, uko twakwifata dusenga. Mwene data huri, nushaka uzahagarare ariko va mu byaha, nushaka uzicare ariko va mu byaha, nushaka uzubame ariko uve mu byaha. Kuko isezerano Bibiliya yemera ko izo pozisiyo zose zikora iyo abantu ari abakiranutsi. Kandi Elisa yubaraye kuri wa mwana w'umushunamukazi yari aryamye, noneho byo mwita ngo ni ikizira gusenga uryamye, ntabwo ari ikizira. Yamwubarayeho, Imana ikora ibitangaza, arahagarara. Imana iduha umugisha twese hamwe dusangira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Murakoze. Pase Imana igumugisha cyane, kubwi navuga ngo ni ikintu gikomeye cyane kuba umuntu agufite, kuko hari ibintu byinshi abantu bagenda bunguka, usanga bafiteho ibibazo byinshi, ugasanga yabuze igisubizo cyabyo. Ariko nk'aka ni akantu gakomeye nako karebana n'ibihe byo gusengerwaho, ndetse na pozisiyo cyangwa position umuntu ashobora gufata kugira ngo ashake Imana. Ubwo abadukurikiye nabo barabyumva ko aho hantu urujijo ruvuyemo. Turabashimiye rero. Hanyuma mwatanga adresse zanyu kugira ngo Pasteur Mpazibirego Pierre ubaganiriza ku ijambo ryo gusenga kuri channel ya Gusenga Everyday. Nimero ya telefone 078 666 966 20 078 666 966 20. Naho igendanwa ni 078 3 40 7035 070
8347075. murakoze naho ubutaha. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Abantu barasenga ariko rimwe na rimwe bagahuzagurika, nanizo mpamvu twafashe uyu mugambi mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo gusenga. Hari amasengesho y'ibyiyumviro, hari amasengesho y'umwimerere, hari n'amasengesho y'ingwiririzi, n'amasengesho yo mu mwuka. Ibyo byose tuje imbere yawe Mwami kugira ngo abasenga bose urondora imitima yabo ubemere kugira ngo bakwegere, kuko haravuze ngo umuntu wese ufite inyota aja kwegera kandi abakwizera imigezi y'amazi atemba iva mu nda yabo. Werekeje ku mwuka wera wari ugiye kumanukira abigishwa bawe. Mana uduhe gusengesha umwuka iteka ryose, kumugaragoye Paulo yarabitanze mu isezerano, kandi Mana ni umwuka ngo n'abayisenga bakwiriye kwisenga mu mwuka no mu kuri. Ndagushimiye kuraha ubwoko bwawe gusenga kandi bakeza imitima yabo kugira ngo ubugingo bwa benshi bubashe kukwegera, mu izina rya Yesu, amena. Reka tugushimire wowe nshuti mukundwa ufashe umwanya wo kumva kino kiganiro kuri gusenga everyday. Imana igumisha cyane, turagusaba gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku mpera y'isi, abantu bose bakomeze gufashwa no kujijuka mu ijambo ry'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza. Kiganiro nakagaruka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.